ufite werekeza ibintu urisanga mu babaro urisanga mu gahinda urisanga mu ngorane intambwe uteye ntago byemera we ntiwumva ko hari ikibazo we ntiwumva ko hari ingorane we ntiwumva ko hari akantu nta kantu umva ntigahari so rero ngo ibisigaye domeko la message mukomerere mu mbaraga n'ubutware ngo muhagarare mudatsinzwe ku munsi mubi ninde utagera ku munsi mubi ninde umunsi mubi utaza ku muntu umunsi mubi nturagufata nturagusanga umunsi mubi abantu bakakwanga ugasigara wenyine umunsi mubi utuma umugore ava mu burira agatoroka umunsi mubi utuma umugabo aturuga kwirukanka umunsi mubi uguteza abantu ukabure yujya ariko ngo nuko muhagarare mushikamye mukenyeye kugira ngo mudatsindwa ku munsi ko tutakirana n'abantu ntabwo ukirana Jean Baptiste ntabwo ukirana Celestine ntabwo ukirana uwo mwashakanye ahubwo ni imbaraga mbi zikorera mu bantu batamenye kumenya ko umwanzi arimo abakoresha abantu ntabwo bazi kuba ari posede ntibanabyumva byaca mu ndwara byaca mu bukene byaca mu nzara byaca ahantu hose ukisanga ugeze ahantu hagoye ariko menya ngo ndarwana n'iki mpanganye nande mpagararanye nande nicaranye nande ese bigiye kugenda biti aho rero niho ubumwe bw'abera ministries twahagurutse ubwo Imana yampishuriraga hashize imyaka myinshi ikambwira ngo dore bariya abantu batsikamiwe n'amateka bararya ntibanezerwa barambara ntibishimye amahoro yarabuze gahunda zarabuze genda ubabwire ndetse Imana impa amavuta yo kubasukaho nje ntabwo ari oil nta nubwo aravuye muri Israel ahubwo n'amavuta y'ijambo. Hallelujah, 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 hallelujah. This morning, the morning of blessings in our life in infirmary. That's now. I can plan to start with the word of God this morning. Hallelujah. Oh, as usual, I'm a pastor, I'm Jean Baptiste, and I'm so happy that to step in the 5 steps for breaking curses in your life. Thank you so much, and thank you for following Umwebwabera Ministries. Hallelujah. Reka nongere mbasuhuze mwese mbashimire cyane kuba mudukurikirana ku Umwebwabera Ministries amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka warurwaye agakira ibyiza bikagenda neza warumaze imisugo wari kugira ngo vraiment Imana igiye kugendana nawe kandi no kuri reka ngushimire gukurikirana buri munsi ibiganiro byacu ndetse ukafashwa ukanezerwa ntimugira ngo kuba Umwebwabera Ministries nk'ituzashyiraho nta tiku nta bantu ntaki cyo dushaka no gusenya ivumo na Karande ukaba muzima ukakira ubuzima bwiza ahari indwara hakaza ubuzima haragahinda hakaza umunezero aho divorce yahomuraga igapfa maze ukagenda utera imbere. Vraiment je vous remercie tout le monde qui a suivi la chaîne Umwebwabera Ministries and said oh merci beaucoup pour vous tous l'Europe, America, Asia, Africa. Oh Rwanda, merci beaucoup. Nasema kwamba mimi nawashukuru wenye wanafuata hii channel yangu ya Umwebwabera Ministries na kwamba nasema mimi nawapenda sana kila siku na mwafuatilie tu ni mambo ya kubomoa kila aina yote ya shetani ndio nia yetu ya Umwebwabera Ministries kubomoa na kujenga. Sasa Mungu awabariki sana. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Na takia kila laheri na fanaka kwa maisha yenu yote, watoto, wazazi, wa mama au familia zote. Hallelujah. Muwe na baraka kutoka kwa Mungu. Imana ibampisha mu izina rya Yesu. Reka mbashimire cyane n'umunsi mwiza w'umunezero kwikunezerwa no munsi wo kuwa gatanu no munsi w'amahoro ni wa munsi umuntu yumva yishimye utangira kwitegura kujya mu weekend ariko weekend twayitekereza. Imana ibaho umugisha vraiment ndabakunda cyane. Reka mvuge ngo mwege muri Amerika, muri Burayi, muri Canada muherereye hose uri muri uyu munsi wa none nagira ngo utangarize ko amarira si yose umugabane wawe agahinda si umugabane wawe ibyago n'amakuba si byo byahumura. Imana inagukunda kandi Imana iragushaka izakugirira neza. Uyu no munsi mwiza nifuza ko wumva uneze winjire muri weekend uguwe neza ahara amarira haba umunezero ahara agahinda haba amahoro ahara kubabara habe kwishima ahara kumva uhangayitse muhanga gushireho ahara kumva ari gutwara imizigo ikuremereye umva uruhutse umutima wawe. Ndagira ngo unezerwe cyane kandi ubuzima bwawe bugende neza nko wabyifuzaga umugisha gutembereho ndetse n'amahoro wifuzaga uyu munsi akuzeho cyane nk'umuntu w'Imana n'ukana Imana. Hallelujah, hallelujah. Ngira ngo twatangiye tubaganiriza step by step buri kwe gutera intambwe niba mugibuka cyambere ndabisobanura ko ndashaka kugaruka ku munsi wejo gusa aho nakubwiye ngo imenyereza ururimi rwawe kwivugaho ibyiza menyereza kwiyaturaho amagambo familiar ihuze no kwivugaho ihuze no
kumva ko ari uriwe, wikwemerera ko satana kuvume ngo nawe wivume hano kuvume ngo nawe no, ahubwo imenyereze kumva ko Imana iri mu ruhande rwawe. Kandi nkubwiza ukuri, iyo wigize umuntu uboneka uko abantu bagushaka cyangwa ko ibintu bigushaka, uza gutakaza agaciro. Umuntu wiyubashye, umuntu ubonekera igihe runaka, bakunde bose ariko wibizera bose. Mva hari ibintu ukwiye gukura muri wowe ukavuga ngo nzarama, nzakomera, nzajya imbere, nzarushaho kunesha, nzahora ntsinda. Ngiyi intego y'Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta kandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Warangiza nawe ntusigare wenyine, hindura n'ubw'abandi, babwira uko byagenze. Wibahishiye ishene, wiyigira ibanga, musharinga, umuhereze. Reka ubahe bana bumve bamagambo, batera intambwe nyaboneka. Abantu baraboshywe, rega mbabwiza ukuri mu nsengero abantu buzuyemo, ndetse buzuye n'Umwuka Wera, abantu ndetse bafite n'ibindi bintu, ariko imitima yabo irababaye, imitima yabo irashengutse. Kubera iki? Nuko batamenye. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo bakwizera gute batarigijwe, bamenye gute batarigijwe. Nuvuga ngo hari ibintu dukwiye kumenya mu buzima bwacu bwa minsi yose, yuko buri gihe dukwiye gufasha abantu bamwe bari bafite ibibazo mu buzima, tukabateza intambwe. So rero ni byiza ko abantu baranezerewe, baraho, bararya, baranywa, ntacyo babuze, ariko amahoro yo mu mutima niyo adahari. Kandi intego y'Ubumwe bw'Abera Ministries ni ugusenya bino birere. Erega iyo mvuga aya magambo mba ngira ngo ngushyire ku ijambo ry'Imana rigaragara mu Efeso ibice 6, aho Paulo yabwiye Abefeso ngo ibisigaye mukomerere mu mbaraga z'ubushobozi, kandi muhagarare mutwara intwaro z'Imana, kugira ngo mutabasha gutsindwa ku munsi mubi. Kuko tudakirana n'abantu, ahubwo dukirana imyuka y'ahantu ho mu kirere, y'abanyabushobozi, y'abategeka b'iy'isi. Urumva Paulo yerekana ko tugoswe n'ibicu bimeze bityo. Uvuga ngo abategeka b'iy'isi bari mu birere, barindira amasengesho, badashaka amasezerano, bagiye bahagarara hagati yawe n'Imana, barabroka ibintu, babroka umugisha. Icyo batabasha kubroka nagakiza, ariko finally nako kaza kuba broke, kubera ko ukurushaho kuba mu buzima bukubabaje no mu buzima buhangayitse, hari aho ugera no gusenga bikanga. So ntabwo dukirana, ntabwo duhanganye n'abantu basanzwe, ntabwo ari ntambabazi muhanganye, si kanaka muhanganye, si umuyobozi w'itoro muhanganye. Menya ngo ni imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere ijya ibasha kwinjira mu bantu batubaha Imana, mu bantu batamenye Imana, ikanabakoresha. Sometimes hari n'igihe Imana hari n'igihe bangwa ko Satani anakoresha na ba bantu wizeraga, kuko barangaye mutabona abanyamwuka, n'abanyembaraga, n'abanyabushobozi, n'abantu bazi gusenga, ariko ukisanga n'ubundi deja waguye muri wa mutego w'ibiremereye, ndetse n'isanye kuguye ku buzima bwawe. So ni byiza ko nkurikiye ku Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta kandagira amateka. Ni ibirere bikomeye biguhagurukira utabizi, bikurwanya utabisobanukiwe, bikaza bikakwataka, ariko bigambiriye kugira ngo utagera ku ntsinzi n'amasezerano n'ibyo wifuza n'ibyo ukeneye. So rero ku Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta kandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Nzi ko hari benshi bahinduriwe ubuzima, bahinduriwe amateka, bahinduriwe icyerekezo. Nzi ko hari benshi bagenda bagera ku ntego ikwiriye, kandi Imana ikabashoboza, kuko warisobanukiwe. Twe ushaka nuko wisobanukirwa. Nta mpamvu yo gutekereza ngo ni mama wabikoze, ngo ni dadi wabikoze, ngo ni mwene wacu wabikoze, ngo ni kanaka wakoze ibi. No, ntabwo ari we. Ahubwo Paulo avuga ngo nuko ibisigaye, nuvuga ngo ibindi byose byari byarakozwe, agakiza kari gahari, imbaraga zari zihari, ubutware bwari buhari, ibisigaye mukomerere mu mbaraga z'ubushobozi, ngo kandi muhagarare mufite mukenyeye, kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe. Kuko tudakirana n'abantu, ntabwo dukirana n'abantu, ahubwo dukirana n'imyuka y'ahantu ho mu kirere, y'abanyabushobozi, y'abategeka b'iy'isi, bafite imbaraga z'uburyo bwose bwo gushaka guhangana natwe, cyane kugira ngo batubangamire mu buryo buri economy, bwo muri financial, buryo bwa economy, uburyo bw'imibereho, buryo bw'ubuzima, ariko bagambiriye kugira ngo ducogore twe kugera kure hadukwiriye. So rero ni wowe wenyine yo kumenya ngo ndahanganye nande, ndahanganye n'ibiki. Nibyo nayo ngukureho iyo mpaka, ngukureho iyo gahunda yagiraga uti ni kanaka, ni runaka, ashobora kuba ari runaka, ejo ni runaka wabikoze. No, ntabwo ari we nshuti, ntabwo ari we muvandi, si we wakoze icyo kintu, ahubwo ni imbaraga mbi z'abadayimoni zatatse zikorera ahantu ho mu kirere, aho utabasha kugera, hahandi bafata amasezerano bagafata ibyawe. Icyo nagutangarije, dayimoni ntiyafata agakiza, aho gakiza karihari, gashorerwa n'amaraso. Ariko iby'imiryango yadusigiye, ibyitubaho byose twagiye tubona birakomeye. Wibuka ikiganiro nabahaye mu cyumweru cyashize cyo kuwa kane, aho navuga ngo ibimenyetso byerekana yuko uwoparetingira cyangwa hari imbaraga zikuri inyuma, bishe na zanzu zurota, uhinga, ugendagenda mu mva, bakogosha umusatsi, ubaparitse imodoka,
urashyize ibintu byose ya myuka yose ukisanga urota iby'abandi binyuranye bihabanye kure n'ibyo byose. Urumva icyo gihe rero icyo ubukoze niki wowe ubwawe n'umutima wawe wose n'imbaraga zawe zose wowe ugeze kure n'ibyo urasenga n'ibyo wuzuye imbaraga n'ibyo wuzuye amavuta n'ibyo, ariko hari imbaraga zirimo zataka amasezerano uburyo bwawe icyerekezo cyose, ukisanga rero mu by'ukuri ibyo urimo ukora rimwe na rimwe waguye mu mutego utari ukenewe. So rero ni byiza ko dopiko sando de lemofai ndumva muri nge muri iyi minsi mpagurukiye mu mavuta. Ubundi birarambwiye ngo nutihamya ntawe uzaguhamya. Muri iyi minsi mpagurukiye mu mavuta aremereye. Niba ushaka unkurikirane mu nsengero ndi kubwiriza aho ndi gutumirwa hose ndimo ndabakuri izi imbaraga zo kubohoka. Umuntu akumva kabohotse ukumva urabohotse. Birarambwiye ngo Imana yaduhaye kuba tubohotse idushyira no kugo tubohoka, ariko uyu munsi uraboshye wikoreye umuzigo wikoreye umutwaro ntafite werekeza ibintu, urisanga mu babaro, urisanga mu gahinda, urisanga mu ngorane. Intambwe uteye ntago byemera. We ntihumva ko hari ikibazo, we ntihumva ko hari ingorane, we ntihumva ko hari akantu, nta kantu umva ntigahari. So rero ngo ibisigaye domeko la message more mukomerere mu mbaraga n'ubutware ngo muhagarare mudatsinzwe ku munsi mubi. Ninde utagera ku munsi mubi? Ninde umunsi mubi utaza ku muntu? Umunsi mubi nturagufata, nturagusanga umunsi mubi abantu bakakwanga ugasigara wenyine. Umunsi mubi utuma umugore ava mu burira agatoroka. Umunsi mubi utuma umugabo aturuga kwirukanka. Umunsi mubi uguteza abantu ukabure yujya. Ariko ngo nuko muhagarare mushikamye mukenyeye kugira ngo mudatsindwa ku munsi mubi. Ko tutakirana n'abantu, ntabwo ukirana Jean Baptiste, ntabwo ukirana Celestine, ntabwo ukirana uwo mwashakanye, ahubwo ni imbaraga mbi zikorera mu bantu batamenye kumenya ko umwanzi arimo abakoresha. Abantu ntabwo bazi kuba ari posede, ntibanabyumva. Byaca mu ndwara, byaca mu bukene, byaca mu nzara, byaca ahantu hose ukisanga ugeze ahantu hagoye. Ariko menya ngo ndarwana n'iki, mpanganye nande, mpagararanye nande, nicaranye nande, ese bigiye kugenda biti? Aho rero niho ubumwe bw'abera ministries twahagurutse ubwo Imana yampishuriraga hashize imyaka myinshi ikambwira ngo dore bariya abantu batsikamiwe n'amateka, bararya ntibanezerwa, barambara ntibishimye, amahoro yarabuze, gahunda zarabuze, genda ubabwire. Ndetse Imana impa amavuta yo kubasukaho. Nje ntabwo ari oil, nta nubwo aravuye muri Israel, ahubwo ni amavuta y'ijambo nkari koherezaho mu izina rya Yesu. Urabona ko wari umaze iminsi urakaye ubabaye, ugowe nabi mu buzima bwawe, ntabyo ushimye, urugo ntirukuryoheye, ubuzima ntibukuryoheye, aho uryamye ntiyakuryoheye, ibyo urya ntibikuryoheye, urarya kumva nta peti, urambara nta peti, nta bantu, nta kazi, uri mu buzima bushaririye. Kandi nyamara uravuga mu ndimi, urahanura, urasenga, uratura, ukora ibintu byose, niyo wigenzuye usanga nta cyaha wibitsemo. Ariko stile kuko hari imbaraga ziri hejuru mu kirere, aravuga ngo nimukorero muhagarare mushikamye kugira ngo mubashe guhagarara ku munsi mubi. Ntawe utagira umunsi mubi, ukomeye arawugira, woroshye arawugira, umunsi w'ibyago uraza, umunsi w'amakuba araza, ubyuka uzi ko ugiye mu kazi ugahura n'impanuka ukaburyamye hasi ukisanga mu bitaro, upanga uko uzaba hejuru mu gitondo bigahinduka ugasanga birahindutse, ubuzima buranze. Aho rero niho amavuta y'Imana yampaye time sandori yaboneda yakorejo mu izina rya Yesu. Nirukanye iyo ndwara y'imitsi ku maguru, nirukanye iyo ndwara y'umutwe, nirukanye iyo ndwara. Hari umuntu ndimo ndeba afite ikibazo cy'impyiko y'iburyo, n'ifite ikibazo urwaye umugongo, ibituga, aho hose no kugira ngo tutishima, tutanezerwa, tutaryoherwa. Rimwe na rimwe twanakwinjira mu masezerano yo gukorera Imana tukisanga mu kigwi cyo kunyurwa bitadukundira. Aravuga rero ngo nuko muhagarare mushikamye, kuko buryo umunsi mubi ntawe utageraho, umunsi mubi ntawe udakoraho, umunsi mubi ntawe udashwanira, umunsi mubi ni ikintu cyose. Nagira ngo se nk'ukora ya samari twaganiriye, mwibuke ko ikintu cya mbere narakubwiye ngo nuko wakira ibintu bitari byo. Hari ibintu wibitsemo, barakubwira ngo urumva ngo muri Kristo Yesu ngo ntatekaho, kabivugaho ukagaruka amagambo ngo mbonagena, ariko nibyo wavutse bwa kabiri. Ariko se cya kibazo kire ya myuka sishinzwe iki? Nuko tubuza kubaho tunezerewe. Icya kabiri nakubwiye kugira ngo usenye Karande mu buryo bwiza bugufasha, nukuvuga ngo gushakisha umuntu wabisigiwe ufite amavuta yo gukura icyo kintu. Kandi barahari ku nsengero, hari pasteur, hari abapasiteri benshi cyane hirya no hino bafite ayo mavuta mu matorero atandukanye, shaka abajyanama, ubabwira ikibazo cyawe, bwira umuntu ugira navuga ngo niba bigukundiye, shaka umuntu uririra mu gituza, nicyo bita mu kino ngikiriza. Shaka umuntu ujya mu gituza cye, umubwira agahinda ke, akwakire. Ko nabwiye ubushize mu biganiro byameze nk'atanatambutse ngo inshuti siguha umwanya ari uko Ubonye, ahubwo inshuti niguha umwanya mu gihe uyikeneye. Shaka umuntu Imana iguhe
iguhe wa muntu ukenera ukamubona, ubwira ibyawe ukamubona, uvugisha ukamureba, icyo ushaka ukamubwira, byose bikagenda neza. Shakisha ukuntu mwegera uwo muntu mukorane kandi mubane, kuko amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka, niyo nzira nziza ikwiriye. Uvuga ngo icyo gihe shaka uwo muntu agufashe, kandi ni ukuri inshuti z'Imana nkubwire, ukenewe suza mu gihe abonye umwanya, ukenewe nuza mu gihe umukeneye. Inshuti nyayo ntabwo ariza kuko ibonye akanya wayitabaje, ahubwo inshuti nyayo niza mu gihe uyikeneye, ni gutega amatwi mu gihe uyikeneye, kuko uwo nguwo akuruhura umutima. Erega nshuti z'Imana, ntabwo abantu bakeneye ibintu biribwa bitamirwa, nabyo turabikenera turanabishaka n'imyambaro, ariko umuntu akeneye umuntu umuha amatwi, nawe ukamuha amagambo, ukamuha amatwi, akakora ko abantu barabuze. So rero ni byiza ko ikintu cya kabiri gituma ubasha gusenya ibyo birere byawe biguhagurukiye, nuko ugomba gushaka uwo muntu wabisobanukiwe, ubizi, akagufasha mukabatse n'icyaha n'ubuswa n'ingaruka, sinageze kure, sinkorera Imana, simvugana n'Imana, ukaravuga ati no, cyaba ibintu uri mu Rwanda nabyo nibyo ndimo ndeba, ni umuvumo wa Karande cyangwa se nibi. Icya gatatu nibuka nakubwiye ku munsi wa gatatu, nabwiye ijambo ngo hindura uko uvuga, hindura ibyo uvuga, hindura uko wivuga, hindura uko utekereza, hindura amagambo ujya wiyaturaho, ntukiyatureho ibintu bibi, ntukiyite imbwa, ntukiyite umukene, ntukiyite umutindi, ntukiyite ngo ntibikunda, ngo nasenze biranga, ntukiyite Imana ntinyumva, ntukiyite ngo Imana ntinyumvira, ngo niyo senze ntinyumvira, no byirukane, yatureho amagambo meza y'ubutsinzi, y'imbaraga yo kurema. Icyo nicyo nabwiye ku munsi wa kane, nakubwiye ijambo rikomeye cyane, kandi ubwo ku munsi wa gatatu tugomba kwivuga ngo ndi umunyamugisha, ndasenyeza imbaraga, ngiye gukomera, ngiye gutera imbere, ngiye guhinduka. Hanyuma rero ku munsi wa kane narakuganije ngo change your habit, hindura imico yawe, hindura imikorere yawe. Niba ari umusinzi bireke, umusambanyi bireke, ubujura bureke, kwangana bireke, gutukana bireke, kurya amafaranga bireke. Niba hari ibintu wabonaga bitari byiza bigushora muri za karande, stop, bihagarike, kugira ngo ubashe kurisivinga imbaraga z'umwuka wera. No kuvuga ngo umuco w'umuntu cyangwa ibyo umuntu yanze guhindura nibyo bipromotinga za karande, bigapromotinga za kaseze, ukisanga rimwe byakugoye. Rero niba ushaka kugira ngo winjire ahakomeye, nuko bireka kandi ugahinduka, ukaba muzima, ugashaka umuntu ugufasha kugira ngo bisenye ahandi. Igisigaye rero, reka ubushake bw'Imana bube. Haleluya. Icya gatanu, reka ubushake bw'Imana bube, reka ubushake bw'Imana bube, be well, cyangwa nawe uko Imana ishaka. Ikintu cya mbere, kubabarira, ndetse n'intambwe nini cyane umuntu aba ateye kugira ngo abashe kurangiza negative family circles. Forgiveness is the biggest step forwards in ending negative family circles. Nuvuga ngo kubabarira, niba ko kubona ibikuri hari ingaruka z'ababyeyi bawe, iki cyo kiragoye. Nanjye ubwanjye nguha ubuhamya, byangoye kubabarira data kandi yapfuye muri 1993, ariko kumubabarira ko naho ganireba ikintu nabona nkumva niwe, ikintu nabona nkumva niwe, aho ngeze nkumva niwe, byapfa nkumva niwe, byapfa nkumva yabyishe, byapfa nkumva yampemukiye. Mbega usanga ndaho hantu, ariko nyuma nza kuvumbura impamvu. Rero ugomba kubabarira ko amasaha arimo aragenda. Ikintu cya mbere, ubundi uba bushake bw'Imana, ugomba kubabarira. Nuvuga ngo buri gihe ifite umubabaro ndetse n'agahinda kakuzengurutse, ukabura n'ukabwira, utangira kumva no gukira bidashoboka. Noneho ariko iyo utangiye kubabarira your husband, your wife, your children, kumva ugiye kubabarira the pastors and other people around you, cyangwa se bakuzaniye ya mivu mubona gukurikirana, iba ari intambwe ndende yo kujya mu bushake bw'Imana, kuko Imana ifite ibintu tuyizeho characteristics nyinshi cyane. Cya mbere ni urukundo, n'amahoro n'imbabazi. Ibyo bintu rero cyangiye kubijyamo, ubutangiye kujya mu birere byo gusenya izo karande n'imivumo, kugira ngo hatagira ikintu cyangiza imibereho yawe. So mu yindi nzira, iyo utangiye gutekereza kubabarira, kwihanganira no kugira ngo wegere mu bantu, ubutangiye kwinjira mu bantu bamaze guhirwa, bamaze kugira imbaraga, ndetse ugiye gutangira kwinjira mu nyungu zo gusenya za karande n'imivumo. Ariko igihe cyose ufite umuco wo kutababarira, kutihangana, kutegera abantu, ndetse no kudasamura umugore uko bitekereza, bizakugora buri gihe ko ushobora kuzatangira uwo muco wo gutanga za mbabazi no kugera ku rwego washaka
kugeraho rwiza rimwe na rimwe rukwinjiza muri ya masezerano wifuza gukandagiramo yo kugira ngo ubashe gutera intambwe ndende ndetse yagushoboza kugera ku byo wifuza kuzageraho. Ibi rero ni ibintu ukwiye kumva nk'umukozi w'Imana unkurikiye cyane kandi Imana ikagufasha kugira ngo bigende neza. So rero gusenya umuvumo na Karande rimwe na rimwe hari igihe bikugora bikaremera kuko uburemerewe n'imizigo bakwikoreje ndetse nakuremereye yaragutaye umuryango warakuretse ntibaguhaye isambu ntibagufashije ntibakwatiye ntacyo bagukoreye ahubwo barohereza ya mivumo barakuraguriza utabizi utekeye utabizi. So biragora rero kugira ngo wikorere imizigo bagage bagushize ku mutwe ndetse ukumva uremerewe bituma buri gihe nta nyungu ubona kuko uhora mu gushidikanya kutizera abantu gukekeranya kandi koko abantu sabo kwizerwa abantu ntago turabo kwizerwa cyakora abantu tugomba kubemera ariho kwizera umuntu ntago bishoboka. Ibyo ntibyagukundira bisaba ko rero ugomba kumenya za mbaraga zo kwirinda no kwicara mu mwanya mwiza no gusobanukirwa icyo ukwiye gukora mu gihe wifuza ko cyaba kizima. Rero data wa twese akumpera umugisha kandi akugire neza amavuta y'Imana akandagire ku buzima bwawe ngo icyo gihe utabasha guhagarara ngo umenye ukubana na buri muntu bikuzanira akaga ko mu mutima no mu bitekerezo rimwe na rimwe ugasanga birakugoye. So rero ni byiza ko iyo ugiye kwinjira muri procedure ugomba kuba cyambere babarira bohora abantu rekura abantu injira muri izo nyungu. Data wa twese abaho umugisha kandi Imana y'amahoro ibatabare. Nabwiye ngo bana nanjye 20 minutes only, bana nanjye iminota 20 ngo kumwe bw'abera ministries bana natwe iminota 20 yo kubohoka no gutabarwa kandi ibintu bizakorohera ntuzabitindamo utetse uzabukora akazi uzashyiramo kutera mu matwi wumve bino bintu. So nuvuga ngo rero intambwe yo ku munsi wa gatanu tera intambwe yo kubabarira kwegera abantu usanga abantu kugira ngo bashe kwitura imitwaro bakwikoreje mu izina rya Yesu. Imana ibaho umugisha. Twabonye yuko ngo ntiturwana n'abantu ahubwo turwana n'imyuka yo mu kirere. So kugira ngo duhagare tudatsinzwe n'urubanza kuko umunsi mibi wakuzaho nanjye wanzaho. Turagushimye uwera wa Isiraheli, turagushimye Imana y'amahoro, turagushimye Imana y'imbaraga kujya ukora ibitangaza mu izina rya Yesu. Mavuta kandagira amateka ubuzima bw'abantu buhinduka ukora ibitangaza wiyerekana uko muri mirimo idasanzwe abantu bashyigikire data wa twese ubatsindira imyuka mibi batsindira imbaraga mbi. Ndagushimiye kubyumvise kandi kubikoze bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Shalom shalom. Imana ibampera umugisha. Mukomeze mukore comment, like, share, muduhamagare turahari dusengane kandi nkubwiza ukuri nkurarikira ibiterane cyo ku cyumweru n'ahandi nzaba mpari ntukabere kunkurikirana. Imana iguhe umugisha. Rero menya ngo buri muntu wese agira umunsi mubi n'uwawe ntiwabura kubona. Imana iguhe umugisha. Bye shalom. Ubumwe bw'abera ministries amavuta kandagira amateka ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptista ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiye n'amateka mabi imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya ubuzima buhinduke. Amavuta kandagira amateka ubuzima bugahinduka. Amavuta kandagira amateka utera umuhati mu rubibi amateka nayo agashyiraho imbago gubyara umwana wamubyarira mu mateka ukamwita mbarimo mbaye. Mfite amateka yo kubumba amategura mbumbira umudugudu tutuyemo. Amateka urayazira kandi nta kintu utakoze. Amateka yarankuze bambaza ngo ari kubundi ukora iki ndi umunama. Amavuta kandagira amateka nshaka kumva amateka n'ibintu umuntu yamenye. Amavuta akuraho amateka twanyuzemo. Ndafashijwe we. Amavuta kandagira amateka. Afite amavuta bamukoraho bakanyerera ibintu byose biranyerera. Mavuta wihangane hari ibyo umuntu aba yiwe. Amavuta kandagira amateka yo kwasonanyo kubera ko amavuta y'Imana kuriho yakandagiye amateka. Ayo ni amavuta atsikamira amateka. Yes.